aho hariho umunsi abapolisi baje kudufata bakihagera aho twakorera amasengesho Imana izana umutingito iwacu baravuga ngo icyanyamugigima nukuvuga ngo cyabaye aho hantu gusa muri ako gace ntabwo cyabaye quartier yose hanyuma abababonye baduhaye ubuhamya ku by'ukuri twe twaba turi muri gahunda zo gusenga ariko kandi uwo mutingito twarawumvise turi mu nzu twibaza ko wabaye isi yose twatunguwe no kubaza abantu bakatubwira ngo ntago twumvise ariko abaduhaye ubuhamya babonye abo bapolisi n'abasirikare ku by'ukuri birutse basubira inyuma urabona iyo umutingito ukaze cyane ntabwo wakiruka kuko uburi ku isi iri kunyeganyega ku by'ukuri birutse bakambakamba byabaye ibintu bikomeye cyane ariko nanone ntibarekeye aho hanyuma umunsi wa kabiri batarahagera bakiri ku marembo hirya kure basanze ikiganza cyaka umuriro kiri kwandika ku gikuta cy'inzu twarimo gusengeramo aho kivuye hasigara inyuguti aho hariho uwundi munsi ku by'ukuri Imana yategetse iravuga ngo nabahaye ububasha muhamagare imbwa buriya bene data Imana iteye ubwoba mu bubasha Imana yaguhaye cyangwa se yaduhaye wewe nanje wewe unkurikiye harimo byose habaho guhamagara imbwa zigize umujyi wose wa Bujumbura imbwa ziraza zirukana abasirikare n'abapolisi baje kutubuza gusenga na cyane ko kenshi wasanga amasengesho ya nijoro bavuga ngo abuza abantu kuryama no gusinzira Haleluya Mana ishimwe kandi habwe icubahiro urakoze kugiye kubana natwe tubera Imana tukubera abantu bawe ganza kandi utegeke muri byose amashimwe n'icubahiro bihabwe wowe mu izina rya Yesu amen murakoze Imana ibaha umugisha ndabizi ko mudukunda kandi mudukurikirana ku bitangaza makuru kandi natwe turabakunda turabasengera igihe cyose mu izina rya Yesu Mana ikomeze kubagirira neza wewe unkurikiye aho uri hose gubwa neza mu mwami wacu amazina ni Buhungu Abeli Revera Pasteri hanyuma nitwa Buhungu kubera impamvu iyihe ndi umwana wa karindwi umwana w'indwi mu muryango guhera ku mwana wa mbere yari umuhungu n'uwa kabiri umuhungu n'uwa gatatu umuhungu n'uwa kane azari umuhungu n'uwa gatanu uko nyene n'uwa gatandatu kugeza kuri nje rero banyise Buhungu kubera ko murumva ko twavutse turi ubuhungu bwinshi Mana ihabwe icubahiro cyane kandi umubare wa karindwi n'umubare mwiza cyane nezererewe Imana rero yabyemeye ko mvuka ndi umwana wa karindwi muri abo bahungu bose hanyuma rero ariko kandi naje ndi umwana w'umugisha kuko inyuma yanjye haje kuvuka abana b'abakobwa batanu bakurikirana murumva ko ari ibintu byiza cyane Imana ishimwe cyane kandi habwe icubahiro hanyuma rero ubuhamya bwanjye navutse nkorera Imana kandi ndayubaha guhera ku myaka yo kujya mu rusengero najya mu rusengero ndi umwana mutoya nkorera Imana muri Sunday School ndi umuririmbyi mu gatondo dimanche rero nakunda cyane gusenga nkakunda no kuririmba ariko kandi nagira n'impano yo kuvuza ingoma n'ubu ndanayikunda Mana ishimwe cyane hanyuma rero byarakomeje impano irakura na mva mu bana ngera igihe ndiga ndabatizwa njya mu baririmbyi njya mu misore n'inkumi ndaririmba mbega hageze n'igihe navuga ngo naririmba mu bakiri batoya cyane abakobwa n'abahungu bakiri batoya cyane ngera igihe ndaririmba noneho muri babandi gizaho bageze babandi bageze kuba bakubaka urwabo nabwo ndakomeza ndaririmba ngera n'igihe kubera ko nari umwana uvuza ingoma neza cyane ngera igihe nkavugiriza ingoma korale zose kuvuga ko ku rusengero ni muri Bank Accaunt ngira ngo nk'abadukurikiye twasenganye cyangwa se twaririmbanaga barabizi muri Bank Accaunt Burundi nakoze umurimo w'Imana cyane nkunda kuvuza ingoma kandi abantu bakankunda
kuko navuze ingoma neza cyane nkavugiriza korale nka 3 cyangwa 4 hanyuma rero ndakomeza noneho nkunda kuririmba cyane ngira impano yo kuririmba nashobora kuhagarara imbere kuri podium nkaririmba ndi umwana mutoya w'imyaka 7-8 abantu bose bagatangara bakumirwa nkura gutyo rero nkorera Imana hanyuma kandi muri ico gihe nyene muri iyo myaka nje nta mirimo nakoreye abavyeyi kuko nari mfite impano zidasanzwe nagendagenda hirya no hino mu mago mbwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi numva ico kintu kindimwo cyane numva nejejwe nayo makuru yo kumva ko Yohana yasemerera mu butayu iwacu baravuga ngo mu bugaragwa abwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi iryo jambo ryari ryarafashije umutima wanje uko nagenda mbwiriza abantu Imana ishimwe cyane hanyuma byaje kugera rero naho urumva iyo uko umuntu akura niko n'impano zigenda zikura nkomeza kubwiriza ubutumwa bwiza birazamuka kugeza naho rero bagiye bangirira icyizere murumva ko nabwiriza ndi umwana muto kandi iyo umuntu abwiriza harabafatwa n'ijambo bakemera kwihana no kuvuga ko icyo gihe nta n'insengero zari zakarwira cyane zari nkeya kandi ugasanga ziri kure nari mfite inshingano azuko uwemeye kwihana mushira abakozi b'Imana ku rusengero rero hagera igihe babona ko nkora cyane nkananirwa nkaruha kubera ko mfata urugendo runini ngera igihe rero mpabwa uburenganzira bw'uko ubuza kwemera kwihana nzamusengera ntarinze gufata ingendo ubwo urumva ko Imana yari itangiye kunkuza ndabishimira Imana ihabwa icyubahiro kugera n'uyu munsi rero murabona ko nkikomeje ni imyaka myinshi cyane ubirebye ariko hagati aho ndashaka kubaha ubuhamya bw'uko hageze igihe muri ya myaka ya adolescent muri cya gihe umwana w'umuhungu abakunze amafaranga cyane cika intege mba nk'umuntu utitayeho umurimo w'Imana cyane nita ku gushaka amafaranga cyane aho ngaho niho Imana yamfatiye cyane niho Imana yansanze mbega ndi mu buzima bw'imibereho gusa gushaka amafaranga Imana ntumbaze ariko iyo Imana igufiteho umugambi ishaka kuzagukoresha ntabwo ipfa kukureka nageze igihe Imana itangira kuntumaho abantu batandukanye intumaho abahanuzi bagaturuka mu mihingo itandukanye hirya no hino bakaza bakambwira ati Imana yadutumye ngo garuka mu murimo w'Imana kandi benshi na benshi baba ari abantu batazi kureka Imana kwanje baba ari abantu batazi ko nanahagaritse imirimo y'Imana nakoraga ariko ku by'ukuri abantu bamenyereye kumvira Imana iyo igutumye ikintu ku muntu nubwo waba utamuzi nubwo waba uzi ko donc utazi ibye utegerezwa kumusanga ugakora icyo Imana yagutumye gukora ukavuga nk'uko yagutumye ugahanura nk'uko wategetswe icyo gihe umaze gusobanukirwa imikorere y'Imana ntabwo ushobora gushidikanya ngo uvuge ngo mbega ko Imana intumye kuri uyu muntu ninsanga ibyo ngiye kumubwira atari byo wewe wemera icyo Imana ivuze umuntu kamusanga abantu rero benshi baza batinya kuvuga icyo Imana ivuze yenda kubera Imana wakemera bakagutuka wakemera no gukubitwa cyangwa se bakagutera n'amabuye ariko wavuze icyo Imana yakubwiye kuvuga rero benshi bagiye bambwira kumenyera Imana nabyo nibindi bintu navuga ko atari byiza iyo wabaye mu kintu cyane urakimenyera ku buryo guhora urumva ko nari nakuriye mu rusengero guhora wumva Imana ivuga ubona baririmba basenga n'abahanura bituma utabiha agaciro cyane numva ko barambwira ariko nkumva ko ari bisanzwe sinabiha agaciro kuva kera Imana yahoze ivuga abahanuzi bahozeho nkabifata gutyo nk'ibisanzwe ku buryo umunsi umwe Imana yatumye umukozi w'Imana wa nyuma arambwira ngo
wabwiwe kenshi wanga kumva, Imana yantumye ngo nkubwire ngo nutemera igiye kukuvuna amaguru n'amaboko. Nabyumva nk'indirimbo, numva ari bisanzwe, numva ko bidashoboka, numva ko bitabaho. Imana yavuna umuntu. Imana se ni umugizi wa nabi, yamvuna amaguru n'amaboko dupfikise. Numva ari ibyo ngibyo, ariko ku by'ukuri Imana irahana bene data. Nagire matangani. Tukiraho ngaho pastor, Yego. Ko uravuze ngo ari ukuntu Imana igutuma cyangwa se ikagutumaho abantu wakanga kuvuga ikikubwiye cyangwa se wakanga gukora ikigusabye, ikaba wenda yakiraho igihano, ikaba yaguca nk'uko bivuze amaguru cyangwa koko se wowe ibyo bintu nabyemera. Hari uwo byarabaye se wenda ntaguciye mu ijambo ho gato, hari umuntu byarabayeho ugati ko Imana ibi bintu ivuze n'ibyo, cyangwa hari ukimara kubipinga hari ikimenyetso cyakurije ko kwita wumva ko ibyo bintu ugomba kubikora? Murakoze. Nagiye mbona n'abandi benshi batanga ubuhamya koko ibyo bintu birabaho. No kuvuga ngo nakunze hari ikiganiro cy'umuntu nabonye kuri YouTube, mama cyangwa se umugore, hari ukuntu yaganiriye n'umugabo we asa nkaho amuhanuriye, yaragiye kugenda mu mirimo yenda itandukanye, ariko agenda umudamu amuhanuriye ikintu, mbega yanamubujije ati ntihagira aho ujye uyu munsi, guma mu rugo, ariko umugabo arabirengaho. Ndumva uyo mudamu n'umuhanuzi, ndumva mu minsi ishize narabonye baheruka kwerekana, yabonye inzu nziza cyane yo kubamwo, ngira ngo nawe waba waramubonye nuriye. Rero kubera ko umugabo we atumviye, birashoboka ko yasuzuguye akavuga ati umudamu n'umudamu, buriya muhanuzi ntiyemerwa iwabo, Yesu Kristo yarabivuze. Ariko ku by'ukuri kubera ko atabyumviye, Imana yamukuyemo amenyo. Imana yamuteje impanuka imukuramo amenyo, ariko ntabwo ndi kuvuga iby'abandi, nge ndavuga ibyanjye kuko byambayeho. Nyuma yo kutumva ibyo abahanuzi bagiye bahanura, ngewe Imana yaje kumvuna amaguru n'amaboko, aho namaze amezi 6 ndyama ku buriri nubitse inda, amaguru akarara mu ibase y'amazi. Imana ishimwe cyane. Nshimira Imana cyane ko uyu munsi ndi muzima. Icyo gihe byari bikomeye, numva ko mugaye birangiye, ariko ndashima Imana ko uyu munsi mfite amaguru yombi n'amaboko yombi. Navuga rero ngo mfite inkovu ku mubiri wanjye, kubera igihano Imana yampaye, bitewe no gupinga, bitewe no kutumva kwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Uko byagenze rero icyo gihe, ndabyibuka nafashwe ntwaye imodoka mvuye mu mujyi wa Bujumbura, ngeze kuri Premanasi. Yenda abamaze kugenda i Burundi kuri Premanasi barahazi. Rero numvise ibintu bimfashe mu birenge, ngeze kuri Premanasi mvuye muri ville. Hanyuma numva mu birenge natse umuriro, numva ndi gusha, ntekereza ko imodoka yaba igiye gusha, yaba yagize siriku. Donc nibaza ko habaye ikibazo, mparika imodoka ku ruhande, nza kureba mu mapedale hariya dukandagira kugira ngo ndebe ko imodoka yaba iri gusha, ariko nsanga imodoka nta kibazo ifite. Hanyuma nkoramwe n'amaboko kugira ngo numve ko byibuze hashushe, numva imodoka nta kibazo ifite. Numva ndikanga ibi nibiki bibaye. Muri ako kanya nkiva mu modoka numvise nta kibazo, mbega bisa nkaho birangiye, ariko ikibazo ntabwo cyari cyakazamuka ngo gikomere. Nsubira mu modoka mba nk'umuntu yikanze nyene. Hanyuma nsubiye mu modoka, negeye imbere gatoya, ngeze kuri foyer, aho bita kuri foyer, noneho numva ikibazo kibaye ikibazo, numva birakomeye, byanga ko ntwara imodoka, numva ndi gusha mu birenge. Nongera kuvamwo bwa kabiri, ndebamwo, mbona nta muriro uri kwaka mu modoka hariya mu mapedale. Nkoramwo kugira ngo numve byibuze ko hashushe, wapi nta muriro urimo. Nibwo rero natekereje ko ngize ikibazo mu maguru, ariko iyo ikibazo kibaye nta mpamvu utekereza ibintu byinshi. Ndavuga ntese kibigenze biti, n'umutego narenze, barandoze, habaye iki? Numva mu mutwe birivanze, ntabwo nibukaga ibyo abahanuzi bambwiye muri ako kanya, ntibyaje mu bitekerezo byanjye, ntabwo nabyibukaga. Nagira mbabwire bene data, kugira ngo ngeze imodoka aho narimba icyo gihe,
naba ahantu bita muri quartier ya Kibitoke, ndumva naraba kurya 9 ya Kibitoke haruguru y'irya Kanyoni mu gipangu. Nabana n'umudamu yitwa Mama la Blonde na Papa la Blonde. Ayo makuru ngira ngo barayazi kuko navuga ko mu bantu bamfashije barimwo. Niba babakuri badukurikiye muri kino kiganiro, Imana bampera umugisha. Ubu buhamya buzabafasha cyane kuko ibyo bihe ndumva bazabyibuka. Baramfashije cyane, navuga ko bandwaje kandi yego icyo gihe nari mfite umudamu, byari ibintu bikomeye. Uyo mudamu ubu ntakiriho, yarapfuye. Dufitanye abana 3, uwitwa Uwineza Lamia n'uwitwa Nzayikorera Layisa, hanyuma uwa 3 yitwa Uwamahoro Shakedi. Hanyuma icyo gihe rero murumva ko nageze aho ntaha ari kibazo gikomeye cyane. Nageze mu rugo, ndibuka uwo munsi hari kuwa 5, nari nambaye amatraining, nambaye na suppress kuko murumva ko wari umunsi wa siporo. Nageze mu rugo, suppress zanga kumvamo. Nsanga isuppress imwe ingana wenda na rudipe sinzi niba abadukurikiye bari bubashe kubyumva, nka zabagaje abantu bastokamwo amazi. Donc suppress imwe yari yabyimbye cyane kubera ko amaguru yari yabyimbye, kugira ngo zivemo cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Ubwo murumva ko narinze kwifashisha bamfasha. Hanyuma rero buri munota buri segonda ikibazo cyarazamuka. Wewe unkurikiye ndakwifuriza kuzahora wumvira Imana ibihano bitaraza. Buriya hari umugani uvuga ngo wanga bangwe ntiwangazana ndebe, kandi intabwirwa ngo yumve ibwirwa nuko amaso atukuye. Nagire nkubwire ngo uyu munsi turakubwira ukanga kwizera, ukanga kumva. Abakozi b'Imana birirwa bavuga basemerera, ariko mukavunira ibiti mu matwi ntimwumve. Nagire nkubwire ngo igihe kigeze uzumva kandi uzemera, ariko nagushishikariza kukubwira ngo wemere utarinze kubona, kuko iyo urinze kubona bishobora kugufata umwanya muremure kandi harimo no kwicuza. Hanyuma rero bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba mudukurikiye kuri iyi TV, nagire mbabwire ngo byambereye ibintu bikomeye. Byaje gahoro ugira ngo ni ibintu byoroheje, ariko uko isaha ishira byarushaho kuba bibi cyane. Byageze nimugoroba cyangwa se reka duvuge nka nijoro saa moya, ku by'ukuri ntaba nkibasha kuva mu nzu ngo nje hanze mu minota mike cyane. Uribaza kumugara amaguru yombi, nta mpanuka wakoze, ntiwatsitaye kwibuye ngo uhinyagare cyangwa se ngo witure hasi. Ni ibintu bigoye kumva cyane. Ubu buhamya bukwigishe kuko si ibintu numvise, si amakuru nakuye ku bandi, nibyambayeho. Icyo gihe byageze igihe umuriro uraka mu birenge, noneho kubyimba birahagarara. Ubwo byagize iherezo, amaguru nyene abimihiningira ngo murabyumva. Hanyuma umuriro noneho uraka ku buryo numva ko amaguru bayacaniyeho umuriro. Icyo nakoze urumva narataka, induru iba nyinshi cyane. Biriya bakubwira ngo umugabo ntarira cyangwa se ntashobora gutaka. Inshuti yanje wowe unkurikiye ntacyo urabona. Nagire nkubwire ngo nageze igihe ndataka kuriya k'umwana mutoya. Ndarira cyane, ngera igihe ndavuga nti munzanira amazi, ndumva ndi gusha, ndi kwaka umuriro. Nagiye kumenya neza ko ibyo Imana yatumye abahanuzi bibaye. Haje mu rugo umugabo yitwa Joseph, ni umukozi w'Imana mu itorero rya Bombereje kwa Rutayisiri. Joseph rero Imana ikumpera umugisha cyane, warakoze kumvira Imana kandi wakoze imirimo ikomeye idasanzwe. Icyo gihe Imana imaze kumutuma, yaraje aravuga ngo Imana yambwiye ngo hano umukozi w'Imana afite ikibazo. Aravuga ngo icyo kibazo afite Imana yakimbwiye, ndashaka kugenda nkishura kosyo kuri botike. Umukozi w'Imana ntazabura agasukari, ntazabura ibyo kurya. Mbega muri iyo minsi yose narwaye
ntacyo nigeze mbura. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe nibwo naje kwibuka uwo mukozi w'Imana yitwa Joseph wo muri Bombereje Ngagara, nawe kandi duturanye muri iyo quartier ya Kibitoke, ariko bwari bwo bwa mbere ndamumenye kuko yaje aturutse hirya gato, murabyumva ngewe n'abakurya 9 mu Kibitoke, nawe abakurya 3. Murumva haca imihanda myinshi cyangwa se amabarabara menshi, urumva amabarabara 6 ni menshi. Araza muri urwo rugo aje kuvuga iby'Imana yamutumye, kandi ntibyagarukiraho gusa, agerekaho no gukora imirimo. Ni ikintu cyiza bene data. Nibwo naje kwibuka ko Imana yari yarambwiye ngo ntintayumvira izamvuna amaguru n'amaboko. Noneho si ibyo gusa, muri babahanuzi Imana yagenda ituma, uwanyuma yaramubwiye ngo nutabyumvira Imana igiye kukuvuna amaguru n'amaboko, ngo ari kivuze ngo kuko wigeze kuyikorera ntabwo izakwicisha inzara. Muri icyo gihe cyose uzamara yarakuvunya amaguru n'amaboko, izakwambika, izakugaburira, ntuzicwa n'inzara. Murumva ko Joseph navuga ngo numu evangeliste, sina pastor ku by'ukuri, ariko n'umukozi w'Imana ukomeye cyane. Imana imukoresha kimwe mu bijanye no gufungura. Sinigeze ngira inyota, sinigeze mbura icyo kurya, kubera ko yishuye kosyo kuri boutique, bakamfatira buri kimwe cyose gikenewe. Amafaranga yashira akaza kishura yandi, kugeza nkize amezi 6 namaze ndyama ku buriri nubitsinda, amaguru arara mwibase y'amazi. Ku by'ukuri nta kibazo gikomeye cyane nagize uretse ububabare n'uburibwe narindiho. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Hanyuma rero byarakomeje, amaguru murumva ko yakamwe umuriro, ngataka cyane. Urumva kubwo gusha hageze igihe nubwo amaguru nayaraza mwibase y'amazi, nje naryama ku buriri nubitsinda, byageze igihe donc uruhu rw'umubiri wanje ruba igiti, rwabaye igiti. Urumva mbega rwabaye nk'uruhu rw'inka, ruba urukomeye cyane, ariko inyama mw'imbere zari zarahiye. Hanyuma rero byaje kugenda gute? Ngewe ayo mezi yose urumva yari induru, kwari gusha, kwari gutaka. Mbega niba narara mvuze induru kubw'ikibazo nari mfite ku birenge, uribaza ngo umuriro wa Gehenomu wo uzamera gute? Bitekerezaho nawe ubyibaze. Hanyuma byaje kugeraho n'amaboko arafatwa, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niyo mpamvu navuze ngo niwanga kwemera kubw'amagambo tukubwira, uzemera kubw'imirimo cyangwa se kubw'ibikorwa. Hanyuma rero amaboko yarafashwe, nayo yakumuriro kwa kundi. Hanyuma nayo kandi atangira kubyimba kwa kundi. Byari ibintu bikomeye. Ayo mezi 6 nta rukweto nashobora kwambara, murabyumva, nta n'ikamba mbiri ntibyakundaga, kuko ikirenge kimwe sinzi niba navuga ko cyapima ibiro 50, wenda 100 naba mvuze byinshi. Ukuboko nako kurabyimba gutyo nyene, ku buryo ishati nk'iyi mureba nambaye ntabwo nari nkiyambara, kubera ko ukuboko ntabwo kwashobora kucamwo hano, ntibyakundaga. Hanyuma ubwo hageze igihe nabayeho no mu buzima bwo kutambara, kuko ipantaro ikirenge nticyacane, ntabwo cyashobora kunyuramo. Ukuboko ntabwo kwashobora kwinjira mu ishati. Urumva ko mbega byari bihana bikomeye cyane. Nabayeho amezi 6 nambaye ubusa. Icyakora isengeri yo zimwe twambara munsi y'ishati, mbega iyo byarashoboka, ko murazi ko isengeri ibifite umwanya munini. Hanyuma rero nubwo buzima namazemwo ayo mezi 6, ushobora kwibaza ati none amaherezo yabaye ayahe? Nageze igihe bikomeye, ntekereza kujya kwa muganga. Ngenda kwa muganga, ndumva ubu buhamya nigeze mbutanga mu kiganiro nakoranye n'iyobokamana. Hanyuma rero njya kwa muganga, abenshi badukurikiye barahazi i Bujumbura. Ngenda muri Rwakarede, nari mfite inshuti yanjye y'umudogiteri ukomeye cyane, bamwita Kinigi, aba haruguru ya Hopital Militaire, haruguru y'ibitaro by'abasirikare ku Mutanganoro. Imana imumpera umugisha cyane, nawe yari inshuti yanjye dusanzwe tuziranye, ndamusura no mu rugo. Hanyuma ngenda kumwaka ubufasha kugira ngo arebe ikibazo naba mfite,
ku by'ukuri ni umudogiteri ukomeye cyane kuko muri office yiwe akoresha appareil zikomeye cyane. Hanyuma ndagenda kugira ngo ampime, kandi ku by'ukuri yarabikoze, ariko arambwira ati nta kibazo tubona ufite. Hanyuma rero ntangazwa no kumbwira ko nta kibazo mfite, kandi ngewe ngeze aho nisabira gupfa. Ndamubwira ntumva nyakubahwa doctor, ntabwo wambwira ko nta kibazo mfite kandi nge numva ndembye cyane. Ndakwinginze basi ngewe amafaranga yose asabwa uyanje, ariko unce amaguru n'amaboko. Byaramutangaje cyane, ku by'ukuri ntiyumva uburyo ngeze ahantu nisabira ko yanca amaguru n'amaboko. Arambwira ati ibyo bintu ntabwo bikunda, kuko umuntu duca amaguru n'amaboko ni umuntu uba urwaye kanseri cyangwa se diyabete, kimwe muri ibyo. None nta na kimwe muri ibyo urwaye, ntidushobora rero kuguca amaguru n'amaboko. Ndamubwira nti ndabyumva cyane, ariko bitewe n'ububabare n'uburibwe numva mu mubiri wanjye, ngewe ndaguha ruswa. Iwacu baravuga ngo igiturire. Ndaguha ruswa cyangwa se igiturire, ariko unce amaguru yose n'amaboko. Numva ko nari navuye mu rugo natekereje ko ububabare numva mu maboko no mu maguru, numva ngeze ahantu numva ko nducwa n'umuntu yacitse amaguru n'amaboko, ariko yakize ibisebe atahantu na hamwe ababara. Numva ko aho ngeze, mbega mu magambo make, numva ko uwankura hayo maguru n'amaboko, donc inkovu zigakira, numva ko nzaba ndi umuntu muzima. Ariyo mpamvu nkubwira ngo wewe uri muzima uyu munsi tuvugana, unkurikiye kuri kino kiganiro, wewe ufite amaguru n'amaboko kumva kuri muzima, urakwiye gushima Imana cyane. Ati kubera iki? Icyo gihe numva nejejwe nuko amaguru yavaho n'amaboko, ariko nkumva ko nta hantu mbabara. Nkumva ko ibyo abinkoreye, mbega numva ko aribwo yari kuba baye inshuti yanjye, mbega inshuti magara. Mana idufashe cyane. Hanyuma byarakomeje, arabyanga. Hanyuma rero byanze, icyo gihe numva ko abaye umwanzi wanje, mbega abaye umwanzi w'ibyiza. Ndamubwira nti doctor, uri inshuti yanjye, turaziranye, twaragendanye, mbega turakundana, mfasha. Arabyanga pe. Ngera igihe ndamubwira nti none ntiwavuye mu rugo uzanwe no gushaka amafaranga? Arambwira ati yego. Mbega none sico cyakuzinduye kugira ngo uze gukorera amafaranga, sico ubereye ahangaha muri aka kazi? Arambwira ati cyane rwose. None kuki wanga amafaranga? Ngewe mbwira yo ushaka yose. Numva ko nubwo yanca miliyoni 15 icyo gihe nari kuyemera ntanayafite, kuko ku by'ukuri nta nayo nari mfite. Ariko numva ko nyuma yo kunkorera cya kindi nifuza, numva mfite ukwizera ko amafaranga ari buboneke. Numva ko mbega antuye uwo mutwaro nari nikoreye, numva ko amafaranga atabura. Mana ishimwe cyane. Hanyuma byarangiye abyanze, ambwira ko ayo mafaranga aje muri ubwo buryo adashobora kuyakorera, kuko yarambwiye ko nta buryo yabona yandika muri fishe impamvu mbega zatumye anca amaguru n'amaboko. Icyo gihe narakomeje mutesha umutwe cyane, kuko sinagomba kugenda ayo maguru n'amaboko nyashubije inyuma. Numva ko ni umuzigo mbega uremereye cyane kuri ngewe. Byageze igihe arambirwa no kumugora kwanjye, yumva ko mbega namubujije amahoro. Arambwira ati reka ndaguhunge nigendere. Nkumva ko agiye hafi aho ari kuzenguruka muri ibyo bitaro, kumbe yarakije imodoka arataha ku Mutangano. Aragenda arya ibya saa sita, kuko ndumva noba narahageze nka saa 3 za mu gitondo cyangwa se saa 2. Noneho arataha, ubwo yarariye ibya saa sita, araryama araruhuka. Yagarutse muri office saa 9 za nimugoroba, asanga nanjye naryamye mu ntebe nasinziriye. Icyo gihe ushobora kwibaza ngo mbega wageze kwa muganga ute? Ntabwo nari nkibasha kuva muri chambre ngo ngere muri salo. Murumva ko kuva mu Kibitoke kugera mu Kamenge kuri Wakarede cyari kibazo gikomeye cyane. Ubwo icyo gihe abanterura baterura nkuko waterura umufuka w'amakara. Byari ibintu bikomeye bene data. Icyo gihe
yasanze nasinziririye muri office arambwira ngo nturataha nsinshobora gutaha utankuyeho aya maguru n'amaboko. Mbega byamubanye ikibazo kugira ngo abone muviriye muri ibyo bitaro. N'ibintu nibaza mu mutwe wanje, ndakeka ko hari amagambo yabwiye Imana mu mutima wiwe, mbega mu magambo make yasenze Imana. Hanyuma rero nabonye ko mbuze igisubizo, mbona ko nta kundi ndi bubigenze, ubwo naragiye nsubira inyuma. Gusubira inyuma ndataha, ngeze mu rugo numva ko ibyanje birangiye kubera ko nta gisubizo. Niba mburi igisubizo kwa Dr. Kinigi, abenshi ndabizi ko ari umuganga, ni umudogiteri uzwi cyane, nzi ko abantu benshi bamuzi. Ndavuga ngo niba mburi igisubizo kwa Dr. Kinigi, ari n'inshuti yanjye tuziranye, ndavuga ngo ibyanje birarangiye, nta wundi muti. Nta wundi muti, murabyumva namwe, inyana yishwe n'amata, nta wundi mwerera, kuko nari nishwe no kutumva kwanje. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bapfuye bazize kutumva, abatabizi bishwe no kutabimenya. Mani tubabarire cyane. Hanyuma maze kubona ko nta handi ndi bubone igisubizo, nafashe umwanya wo gutekereza cyane, ndavuga ngo nk'umuntu w'umugabo ndakora iki? Ntembereza ubwenge bwanje, numva muri jewe haraje mwijwi ntamenye iyo ryaturutse, rirambwira ngo nyamara iyo ubuhungiro bubuze, ahaba hasigaye ubuhungiro ni inzira imwe yonyene, ni ku Mana. Numva iryo ryo riraje pe, rimaze kuza, ndavuga ntese none ububabare mfite bungana gutya kuko bwari burenze, ndakora iki? Ndavuga ngo naraguye, singisenga Imana, ahari no gusenga nari narabyibagiwe. Mbega nabaye nka wa mwana w'icyangazi, mu Kinyarwanda baravuga ngo wa mwana w'ikirara. Mbega yicujije icyamukuye mu rugo kwa se, hanyuma amaze kwisubiramwo yibaza cyangwa se atekereza gusubira mu rugo iwabo. Ubwo yavuga ati ndi guhura n'ibibazo muri kino gihugu nasuhukiyemwo, kandi wacu abagaragu ba data, abashumba ba data bararya bagasigaza. Yari yarishwe n'inzara kugezaho yaragezaho asangira n'ingurube. Mbega nanjye icyo gihe ndavuga nti reka nsubire mu rugo kwa data, ndavuga mu gakiza. Hanyuma rero muri ubwo buribwe n'ububabare nari mfite, reka mvuge ngo bwari uburibwe n'ubusharire. Iyo mvuze uburibwe n'ubusharire abanyarwanda babyumva cyane. Niga gusenga, ntekereza uko nahora nsenga kera, ntibyaje neza, ariko ndumva uko biri kose naba narabonyemo nk'amagambo 3 cyangwa 4 abaye menshi kugera muri 5. Nta birebire nari busenge. Ndavuga ngo Mana yo mwijuru, nta handi hari igisubizo, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo ntagisenga, nubwo nasubiye inyuma, mbabarira ibyo nakoze byose unkize. Nunkiza nzagukorera, nzahita nsubira mu murimo wawe, nzagukorera, sinzongera gusubira inyuma, nzagukorera. Mbega nzagukorera. Amahirwe nagize ku by'ukuri, reka mbabwire, nusenga isengesho ryo kugarukira Imana, ndahamya neza ntashidikanya ko iryo sengesho Imana izaryumva. Ariko kandi buriya hari n'abibesha ngo barasenga, kuko navuga ngo nta muntu udasenga, kuko n'umujura arasenga, n'umwicanyi agasenga. Hari umuririmbyi aririmbye aravuga ngo hari abasenga bisengera n'abasenga bifuriza inaba abandi. Umujura iyo agiye kwiba aravuga ngo Mana umfashe ntibamfate, yarangiza kwiba bijanye akavuga ngo Imana irampaye ndabijanye. Ariko n'umwicanyi nawe ajya kwica, yarangiza agasenga akavuga ngo Imana irampaye ndakiza umwanzi. Urumva n'amasengesho atandukanye. Ariyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo hari abasenga bisengera n'abasenga bifuriza inabi abandi. Icyo gihe narasenze muri ubwo buryo, Imana yumva gusenga kwanjye.
reka mbabwire uwo munsi nigira inama yo kugaruka mu nzu y'Imana nkavuga ngo nihanye sinzasubira inyuma ukundi. Niwo munsi nabonye ubutabazi bene data. Ubutabazi ntabonye kwa mushiki wanjye, ntabonye kwa papa cyangwa mama, ntabonye kwa mwene wacu mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye. Ubutabazi ntabonye kwa data wacu, ubutabazi ntabonye kwa muyomba. Reka mbabwire uwo munsi nabubonye kuri iyo Mana. Byagenze bite? Wari wo munsi wafundikira amezi 6 ndyama nubitsinda ku buriri, amaguru arara mu ibase y'amazi. Ushobora kwibaza ngo iyo base y'amazi yahoraho. Mu minota 10 amazi y'abashushe nka yari kumbabura bakayamena bakanzanira yanda konje. Urumva ubwo buzima nabamfashije kububamwo. Ku by'ukuri ndabashimira Imana cyane, Imana ibaha umugisha, kuko byari ibintu biruhije. Murumva ko waragejwe kumpindurira amazi muri iyo minota 10 murumva ko ayo mezi navuga ko yamaze ataryama, haba ku manwa haba nijoro. Mu minota 10 yahindura amazi. Uribaza ngo niba amazi atari mu gipangu ayo mazi wayavoma mukazayashobora. Ariko nshimira Imana cyane muri ico kibazo. Imana yabanye nanjye. Nabonye abanyambika, nabonye abangaburira muri ayo mezi 6. Uwo munsi rero ufundikira ayo mezi 6 nararyamye ndasinzira. Ibitotsi ntigeze mbona nakabaho. Ku Barundi bashobora kuba ibitotsi bumva ari ikindi kintu. Mu Kirundi baravuga ngo itiro. Ku by'ukuri nabonye itiro, ndaryama ndasinzira, ngira amahoro adasanzwe. Iryo joro ryose narasinziriye, sinigeze nihindukiza. Igitangaza gikomeye, narabyutse mu gitondo nicuye neza, numva mfite ukwizera ko nakize, kandi ndebye ku mubiri wanjye nsanga nakize. Byagenze bite? Narabyutse nsanga amaguru yabyimbutse, nsanga amaboko yabyimbutse. Ibiganza byari byarabyimbye ku buryo ikiganza cy'iburyo wewe unkurikiye kuri kamera birashoboka ko inkovu utari buyirebe ngo uyibone, ariko ku by'ukuri ababizi bo barabizi cyane. Ikiganza cy'iburyo cyarabyimbye, kibyimba kiza imbere, inyuma habyimba haje inyuma, hajya kugera igihe haratoboka. Hatobokeye hano. Simbizi niba umunyamakuru wacu yakurura kugira ngo yegereze cyane, hanyuma babashe kubona inkovu hano mu kiganza. Hano mu kiganza murabona inkovu. Iyi nkovu hari haratobotse, hanyuma hagitoboka ushobora kureba kano ukabona ari inkovu ntoya. Nagira nkubwire wowe unkurikiye, yari intoboro nini cyane. Hanyuma hano rero mu kiganza woshoboye kubikamwo nka miliyoni y'amafaranga. Miliyoni y'amafaranga ukabikamwo hano mu kiganza, kuko warebamwo unyujije muri iyi nkovu hari umunwa munini cyane. Washobora kurebamwo ukareba kugarukira ku isonga ry'intoke. Hanyuma rero nuba ngo intoke zari zarabyimbye ziba nk'ibirahuri. Bene data, byari ibintu bitoroshe. Uwo munsi muri ico gitondo nsanga amaboko n'amaguru byabyimbutse, byasubiye kuri linye. Ico nakoze ni ikihe? Hajeho ibintu mbega bitaramye. Reka mbyite mu Kinyarwanda bitaraye ukuntu. Reka nk'urugero natanga, reba iyo urangije gusonga ubugari ugafata isafuriya wasonzemo ubugari ukayisubiza ku muriro, nuba ngo biriya bintu by'ibikoko biragenda bigatarara bikamera gutya. Noneho nabyutse ku mubiri hari ibintu bitaraye nka kuriya, mbega ibikoko y'isafuriya wacumbye ubugari biba bimeze. Noneho icyo nakoze ni ikihe? Natangiye kujya ku mubiri wanjye ndabishishura cyangwa se ndabitonora, ndumva byose bivugika, abadukurikiye mubasha kubyumva. Noneho intoke ubwo nakuramwo gutya, naragifata gutya intoke narakimanura gutya kikavanamwo n'ugwara. Noneho kikaza ari kinini nk'ikirahuri watwara kuri robine ukavomamwo amazi. Ubwo intoke zose nzivanamwo gutyo, ibishishwa aho wari gusanga nabirunze wari kwibwira ko bahatonoreye nk'ibeni yuzuye imyumbati. Ibyo nabikura ku maboko no ku maguru, kandi cyaba gikomeye ku buryo utagikata, meme naho rwaba urweme rutagikata.
cyarabaye nk'uruhu rw'inka mbega cyarahiye kigakomera cyane. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe mba ndakize, murumva nasigaranye umubiri umeze nk'uw'uruhinja. Ndavuga nti Mana, ubwo nkijije muri icyo gitondo nibwo ibirenge byanje byambaye kamba mbiri. Nari mfite umubiri umeze nk'uruhinja ku buryo ntari gukandagira hasi, nari mfite umubiri nk'uruhinja neza neza, uruhinja rukivuka. Ndavuga ngo Mana, ubwo nkijije ko nagusenze ukanyuma, ngiye kugukorera. Ahantu nabangirije kuza gusengera hari mu gipangu kwa wa mukozi w'Imana nababwiye, yitanze akemerera Imana igihe yamutumaza kumbwira ijambo rya nyuma, ari nawe yatanze kosyo kuri botike, nkabona icyo kurya mu mezi 6 namaze ndyamye mu nzu. Nagire nkubwire ngo mu rugo iwe hari icyumba cy'amasengesho, hari icyumba cy'amasengesho navuga ngo gikomeye cyane. Ariko nubwo nari narasubiye inyuma, nari umwana yakuze akorera Imana, naramenyekanye kubwo gukorera Imana no gusenga. Abantu benshi bari basanzwe banzi, narahageze baranyakira kandi cyane nk'umukozi w'Imana. Icyo gihe mpabwa n'umwanya mbega ndabwiriza ndigisha nkorera Imana. Hanyuma ariko nagire mbabwire bene data, igihe cyose Imana igufiteho umugambi, Satani azakurwanya bikomeye. Aho hantu narahahuriye n'urugamba rukomeye cyane. Aho hantu narahakoreye umurimo, nkorana n'uwo bita Mariana, n'uwo bita Francine umukobwa wa Mariana, n'abanyarwandakazi, kandi n'umudamu w'uwo Joseph nawe n'umunyarwandakazi. Twakoranye umurimo w'Imana muri icyo gipangu. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, muri iryo joro nakize, umunsi ugira kabiri nararyamye, Imana irambwira ngo ko wemeye ukanashira mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Imana irambwira ngo wari ufite impano 6. Imana irambwira ngo nkongeye zindi 6. Mwibuke mu kiganiro nakoze kuyoboka Imana, haranditse ngo Imana yampaye impano 12 zikomeye. Impano zatangiriye gukorera aho ngaho muri urwo rugo rw'uwo mukozi w'Imana yitwa Joseph. Nasengera abantu nkavuga ubutumwa bwiza. Reka mbabwire, indwara zikomeye zarakize. Pastor Abere, tugarutse gatoya, utubwiye ko Imana yaguhaye impano 12 kandi ugatangira kuzikoresha umurimo w'Imana. Ese izo mpano 12 nimba wenda atari ibanga zaba ari izihe, kugira ngo n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa neza izo mpano zari? Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Wagira ngo warakurikiye ikiganiro nakoze kuyoboka Imana, kuko nawe wankoresheje icyo gihe. Nageze ahanyene ngeze ambaza icyo kibazo umbajije. Reka ngerageje kubivuga muri make kuko ni ibintu bya kera cyane. Ariko ku by'ukuri Imana yarambwiye ngo izi mpano 12 harimo impano yo gusengera abarwayi, ucyasama uvuga isengesho ku murwayi, umurwayi azakira. Iyo ni impano ya mbere. Imana irambwira ngo impano ya kabiri, uzerekwa utarinze gusinzira. Mbega ugihura n'umuntu, umuntu uzakuza imbere, uzamenya gahunda zose arimo. Iyo ni ya kabiri. Impano ya gatatu, Imana yarambwiye ngo mbega nguhaye impano y'ubwenge. Impano y'ubwenge, kumenya. Impano ya kane, Imana irambwira ngo ubwenge n'uburondozi biragendana. Nta muntu uzakwiyoberanyaho cyangwa se kwishushanya. Mbega uje kunsaba nk'ubufasha ari ubwesikoro cyangwa ubeshe, urabona nka babandi mfasha nagize ikibazo gutya na gutya, twafushije umuntu, uhuye n'umuntu, mbega bamwe basaba. Niba uvugishije ukuri cyangwa umbeshe, ndakumenya. Impano ya gatanu, Imana yarambwiye ngo uzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya mbere umurongo, ni nabwo nahawe ayo magambo nyene hari nijoro. Ndabyuka ndayandika. Yeremiya igice cya mbere igice kimwe umurongo uhereye ku murongo wa 4. Haravuga ngo nakuremye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngo uve muri iyo. Nagushiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Iya gatandatu, Imana irambwira ngo
nshize ivuga butumwa muri wowe uzabwiriza abantu bose bazemera cyangwa se bazafashwa. Iya karindwi Imana irambwira ngo nguhaye impano yo kuririmba, uzaririmba abantu bose batangara. Ubwo icyo gihe kuyoboka Imana yahise ambwira ati tucishirizemo turirimbere mbega twumve kuzi kuririmba. Iyo ni impano niba naringeze ku ya gatandatu muramfasha ntangira ya karindwi. Muri icyo gihe nibwo nahise ntangira guhabwa indirimbo muri iryo joro, ntangira impano yo kuririmba. Noneho impano y'umunani bishatse kuvuga yuko uri n'umuhanzi. Noneho ndi umuhanzi kose. Abadukurikiye kabisa mu kanya muraza kumva umukozi w'Imana bakorera mu nganzo. Dukomereza impano ya munani. Murakoze, Imana nibahereze umugisha. Impano ya munani Imana irambwira ngo nguhaye ububasha ku kintu cyose kiba munsi y'izuba. Mbega Imana ihita inyigisha muri iyo mpano ku bubasha bwose munsi y'izuba. Nahise mbona ntangiye kwiga ibintu byinshi bitandukanye, kwiga gutwara imodoka no kuzikora, kwiga gutwara igare, kwiga gutwara moto, mbega ibintu bijyanye ibinyabiziga. Noneho mbona ndi kwiga gukora amaradiyo, amateleviziyo, amatelefone, mbega ibintu byose mpita niga Bibiliya. Mbona mbega ikintu cyose etape par etape, kimwe cyarahava ndakimenye nyiga ikindi, kandi ryari ijoro rimwe, ntabwo byafashe amajoro menshi. Mpita niga Bibiliya, mbona ndi kwigishwa Bibiliya kuva mu tangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana. Umuntu arambwira ngo uhawe umuzingo, arambwira ngo asama, ndasama, mbona Bibiliya iciye mu kanwa. Irambwira ngo rya uyu muzingo. Byari ibintu bikomeye cyane bene data, ku buryo mu gitondo cy'uwo munsi narabyutse ntira imodoka. Umugabo yitwa Jean Pierre naba kurya 9 mu Kibitoki haruguru y'irya Kanyoni, uwo nawe yaba kurya 16 hepfo y'irya Kanyoni. Abankurikiye na cyane cyane nk'abari Burundi n'abandi muri diaspora ku isi hose, abarundi baratembereye ndabizi, isi yose hose abarundi bariyo, ababyumva barabyumva, aho hose mvuga barahazi. N'uwo Jean Pierre ndumva benshi bamuzi. Avuka aho bita Ingozi mu Rukeco, niho avuka uwo Jean Pierre. Noneho mutira imodoka, ku by'ukuri bwari bwa mbere ntwaye imodoka n'amaboko yanjye akoze kuri vola. Byagenze bite? Nari mfite gahunda yo kuvuga ngo ndashaka kumenya reyerema niba iyi Mana ariyo yavuganye nanjye. Mfata imodoka nshiramwe abantu 5, mva mu mujyi wa Bujumbura ngenda Ingozi kuri centre Ingozi. Ku by'ukuri ni birometero byinshi, ndumva ari birometero biri hafi mu 180. Ni birometero byinshi kuko n'urugendo rw'amasaha 3 cyangwa 4. Rero natwaye imodoka icyo gihe. Uwo munsi hari mu gitondo cya kare, kuko nagiye mu gitondo, imvura irarwa nyinshi bene data. Yari imvura iteye ubwoba. Niba kwari kugira ngo Imana inyemeze ko Imana ikwigishije uramenya. Natwaye imodoka icyo gihe manuka ibugarama nerekeza mu mujyi wa Bujumbura. Harimo umuntu umwe mu bantu nari ntwaye mu modoka, yarambajije ngo niko imodoka ukuntu ndeba utwara imodoka warayize cyangwa wavutse wicayemo? Ndamusubiza ngo Imana niyo yanyigishije imodoka. Arambwira ngo iyo mba nari mfite ubushobozi, permi yawe nari kugutereraho iyindi kategori. Bene data bakundwa mu nkurikiye cyangwa se mukurikiye ubuhamya bwanjye, nagira nkubwira ngo ubwoba ni bushire. Mwibuke ko turi ku mpano ya munani. Ubwoba ni bushire ni mu gihe hari ikintu Imana yavuganye nawe. Mpumurize abadukurikiye bose, niba hari ikintu Imana yavuganye nawe, ntuvuge ngo byaratinze cyangwa se byaratebye. Wewe hagarara ku ijambo, byanze bikunze bizasohora. Nagira nkubwire ngo iyi Imana yakuvuzeho, Imana irinda ijambo yakuvuzeho. Mbona permi ngewe naragiye kwiyandikisha mu bakora ikizamini cya provisoire, nabaye uwa mbere yakimenye. Kandi ku by'ukuri harabiza amashuri menshi twakoranye ico kibazo byananiye. Ariko nje nari nagiye nabwiye Imana, ndavuga ngo Mana wavuganye nanjye byinshi mu mpano wampaye,
ndasenza kubera ko ari wowe wanyigishije imodoka ndashaka perimi. Imana nabwo yarumvise gusenga kwanjye. Provisoire nakoze rimwe sinigeze nkora kabiri. Hagera ku gihe cyo gukorera definitive. Donc pratique. Nagiye gukora pratique ngitangira gutwara. Ngitangira gukora ikizamini cya mbere. Murazi abahazi Bujumbura twakorera epfo kuri Shanike. Epfo kuri Shanike niho badukoreshereza komanda wa PCR cyangwa se wa BCR wa PCR kuko hari BCR hakaba na PCR. Nukuvuga ngo akibona ukuntu ntwara yabwiye ujejwe kwandika amanota aravuga ngo uyu mugabo mumwandikira amanota yose. Bivuze ngo ntabwo narinze gukora birebire nge ntabwo navuga ngo narakoze. Yabonye gusa ngihaguruka ukuntu ngenda muri wa murongo babaduhaye aravuga ngo mumwandikira amanota yose. Yahise amagarika sinakomeje ntaha premi nyitaha. Hanyuma rero bene data murumva ko natahanye intsinzi ya permis de conduire definitive. Nukuvuga ngo Imana iyo ivuze ikintu iranagisohoza. Hanyuma rero twari ku mpano ya 8. Nukuvuga ngo impano ya 9. Impano ya 9 murumva ko impano ya 8 harimwo ibintu byose mbega bikubiyemwo ibintu byinshi. Urumva ico gihe hari n'umukozi w'Imana yitwa Elia ico gihe yagiye gukoresha telefone mu Kamenge. Hanyuma agezeyo abatekinisiye barabayikora irabananira baramubwira ngo iyi telefone yishira abana bayigira igikinisho ntabwo ishobora kongera gukora. Ico gihe atekereza ngo reka nze gusura Pastor Abeli anyura mu rugi wanje. Ndabyibuka hari nko mu masaha ya 4 za mu gitondo. Nibwo urabona iyo usuhuzanya n'umuntu amakuru mezute arakubwira ati narimvuye muri ibi numvise nanyura kubasura nkabasuhuza nibindi. Hanyuma amaze kumbwira ko avuye gukoresha telefone yabananiye arayibereka donc arayitwereka. Nahise mubwira nti turebe iyo telefone arayimpereza. Amaze kuyimpereza mwibuke ko nari impagaze ku ijambo Imana yambwiye ko impaye ububasha kintu cyose kiba munsi y'izuba kandi impaye n'ubumenyi. Noneho ngewe ibintu byose nabikorera gupima kw'Imana. Telefone yiwe nzana udutronovis. Ndi umuntu akunda kuba afite utuntu hafi ya twose. Ndi umuntu akunda kugura utuntu akatubika. Ngende nzana udutronovis mvungura ya telefone nyikoreraho ubufindo muri salo. Nawe nyene yarabirebaga. Wenda ngira ngo byaramucanze simbizi ariko yumva ko nyene nta kiri bukunde. Abona telefone ndayikiniyeho ndayikiniyeho mbega pièce par pièce nshira ku ruhande buri kamwe kose. Ku buryo ico gihe barambajije n'umudamu yari aho ngaho muri salo. Umudamu wanje ubu ntakiriho yarapfuye Imana imuhiruhuka ryiza. Barambaza ngo none utu tuntu utandukanyije gutya kamwe kose na kandi uri busubire kuduteranya ukamenya kamwe kose aho kategerezwa kuja. Ndababwira nti byose byanyi kumenya mwe mu ndeke. Telefone narayiteranije ndangije nshiramwo bateri ndatsa telefone iraka. Mpereza telefone wa mukozi w'Imana Elia ndamubwira ngo shiramwo simukadi utelefone. Byaramutangaje bimubera ikintu gikomeye cyane. Arambwira ngo umukozi w'Imana urumva ko nagerageje kugenda mbunagura muri make. Ubu buhamya n'ubuhamya burebure ntabwo bwarangirira muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Wenda tuzakomeza ubutaha hazabaho igice cya 2 cy'ubu buhamya kuko no kuyoboka Imana niko twabigenje. Habaye igice cya 1 n'igice cya 2. Revera Abeli watubwiye turumva urabona amasaha ni make cyangwa se umwanya ni mutoya. Twagerageje kuvunaguza mu by'ukuri kuko birumvikana ko ubuhamya bwari burebure. Tunyarukiye ku kintu cyitwa ubuhanuzi. Twagiye twumva ibintu wagiye uhanura bikaba kumva abantu wagiye uhanurira ati uyu munsi nawe nutava mu byo urimo ushobora gupfa. Ibyo bintu bivuga ati duhereye ku byo atwumvishe ko ari nibyo wahanuye bitari byasohora. Ibyo bintu byo ubivugaho iki nk'umukozi w'Imana? Murakoze Imana ibaha umugisha. Ku by'ukuri ntabwo twabwira abantu za mpano zose ariko nzi neza ko barabyumva kandi basanzwe babizi. Twagiye tuzivuga ku binyamakuru bitandukanye. Ku by'ukuri harimo n'izindi ku by'ukuri 12 Imana yarazimpaye zirahari kuko ntabwo nari nakageraho mvuga no ku mpano yitwa Simba wa Yuda. Izo ni impano zigenda zikora ibintu bitandukanye aho nagiye mpagarika imvura izuba n'ibindi byinshi. Yenda tuzagenda tubigeraho. Imvura yashobora kurwa ikatubuza nk'imirimo twarimwo
nkabona ko imbangamiye nkaba nahagarika imvura nkategeka ko izuba ryaka bikaba. Abantu benshi bankurikiye yego harabatabibonye harabatabizi ariko harimwo n'ababizi byagiye biba turi kumwe niba ari umurimo turi gukorana imvura itubangamiye nkahagarika imvura izuba rikaka ibyo benshi barabizi. Hari n'igihe umuntu ashobora kuba ari ku rugendo nagiye mpagarika imvura ikagwa ndi ku rugendo nkahagarika imvura nkavuga nkategeka nkavuga ngo iyi mvura ndayihagaritse iragwa ari uko ngeze mu rugo ikagwa ngeze mu rugo. Mbega ibintu bitandukanye ibintu nk'ibyo cyangwa se imvura yabaye nyinshi yazengereje abantu cyangwa se hari n'imvura igwa ikaba nyinshi ikica imyaka ikica imirima y'abantu narashobora guhagarika imvura nkategeka izuba ko ryaka. Ibyo byagiye bibaho benshi barabizi. Ari nacyo kibazo umbajije ati twagiye tukubona uhanura ibintu byinshi hari ibyo wagiye uvuga ko byabaye ariko hari n'ibindi tugitegereje bitaraba ati mbega urabivugaho iki. Ku by'ukuri ndi umuntu yahanuye amazi yo muri Gatunguru no mu Kamenge na Kinama aho ku by'ukuri nahanuye ayo mazi mu byumba by'amasengesho mu masoko ya Kinama na Kamenge n'ahandi henshi. Ariko umunsi wa gatanu mvuga kuri ayo mazi azaza akica abantu benshi ariko abantu barushijeho gupinga ntibabyumva ko bishoboka ntibanabyemera. Abantu bagiye kubyemera ari uko ayo mazi bayabonye yisha abantu benshi. Ayo mazi yatangiye nimugoroba ku munsi wa Dimanche ku cyumweru aho nari nagiye gusura umudamu yitwa Mama Davi bamwita Godasi yaba mu Kinama ndahahurira n'umupastori yarayoboye itorero rya Rehoboti ndumva niba ari Rehoboti mu Kamenge. Tuhahuriye icyo gihe tujya mu nkuru turaganira na bene urugo hanyuma turi muri ibyo biganiro muri za mpano Imana yampaye kwerekwa no kumenya ibizaba n'ibizaza nibwo namenye nk'umuntu nicaye nk'uko mubona nicaye numva bitotsi biraje muri za mpano Imana yarambwiye ngo naho nzaba ndi mu rusengero abantu nzabibabwire nk'abantu banzi bakunze kumenyera iyo bije nkisanga nagiye gutya nkaba nk'umuntu kamfashe nkegama gutya mu ntebe niba nicaye abenshi baranzi kandi barabizi barandeka bakanyihorera nabwo batiri mu masengesho cyangwa mu rusengero mba ninjiye mu iyerekwa. Hari iyerekwa riza rero Imana ikanteza akantu kameze nk'ibitotsi nkagiramwo ariko hari n'ibyo nerekwa gutya duhuye turi kuganira nkaba nakubwira ntibi nibi gutya na gutya. Noneho icyo gihe mpita nerekwa impanuka ikomeye nerekwa ku mamodoka cyangwa se ku ndege. Hanyuma muri icyo gihe navuye muri iryo yerekwa nk'umuntu yikanze ariko mvayo nzanye ikibazo gikomeye cyane. Mbaza ibibazo bibiri Pasiteri Ladislas ndamubaza ngo Pasiteri Ladislas ngiye kukubaza ibibazo bibiri eske urabisubiza cyangwa ntubisubiza? Arambwira ngo ndagusubiza. Ndamubaza ikibazo cya mbere kiragira kiti mbega igihe impanda izavuga mu Kirundi baravuga ngo inzamba igihe izavuga bikaba ngombwa ko umudereva utwaye indege akurwa muri iyo ndege yuzuye abantu magana cyangwa ibihumbi by'abantu mbega niyakurwa muri iyo ndege abantu bazaba buzuye iyo ndege bizamera bite? Ku by'ukuri yasubije neza arambwira ngo uw'Imana ishaka cyangwa se yitayeho izaba imuvanyemo abasigaye Imana ntizabi ibitayeho bazarimbuka. Nurakoze cyane. N'ikibazo kigira kabiri igihe amahiyasi n'amakwasiteri azaba ari kumanuka mu misozi y'Ibugarama yerekeza mu mujyi wa Bujumbura kuko murazi ko mu mujyi ni kibaya. Mbega iyo umanuka werekeza mu mujyi wa Bujumbura ubusa nk'umuntu ugenda hasi uva hejuru ujya hasi. Ndavuga nti bizamera bite igihe Imana izabikuye abashoferi batwaye izo modoka muri izo modoka? Mbega abantu bazabuzuye kwasiteri n'amahiyasi bizagenda bite muri iyo misozi y'Ibugarama? Aransubiza nanone yambwiye kwa kundi aravuga ngo kubera ko Imana bikeneye nabo yitayeho izabibakuyemo abasigaye nta mumaro bazaba bayifitiye kuzabuguhona cyangwa se kurimbuka. Niko yanshubije. Akirangiza gusubiza ikibazo cya kabiri telefone yiwe yari ku meza nkaha ihita isona aritaba. Yitabye telefone yumva induru kuri telefone ati Pastor dutabara amazi araduteye amazi aratumaze aho
hamwe navuga ngo amahiyasi n'amakwasiteri azaturuka niho amazi yaturutse. Kumbe nje navuga amakwasiteri n'amahiyasi ahubwo biri kuba noneho amazi ari kumanura imodoka n'abazirimo. Kuko ndibuka ko hari abantu batanze ubuhamya uburyo babona amazi agiye kurengera imodoka bakazivamwo bagahagarara hejuru ku modoka. Ariko nanone amazi kubera ko yari menshi afite umuvuduko akamanura imodoka, urumva umuntu n'imodoka n'ubundi byose byatwagwa n'ayo mazi. Ntabwo barokoka ngo nuko bahagaze hejuru ku modoka, kuko amazi yamanura imodoka akaba yavana hano imodoka bakayisanga hehe hariya Nyabugogo. Donc byabaye ibintu bikomeye cyane. Imodoka zari mu bipangu zarasohoka, amazi agakingura porotaye, imodoka ikamanuka. Urumva byari ibintu biteye ubwoba. Abantu rero bapinze, twahuye mu gitondo cy'uwo munsi ayo mazi yaraye yisha abantu. Bafukama ku birenge, ndavuga babandi banteye ibitoki mu isoko, babandi banteye imyumbati mu isoko, batuye umuntu n'umusazi cyangwa mwo kimwe n'inzara imuvugisha, ni mu muhumuceri, ni mu muhikiro cy'umuceri aze guteka arashonje. Ku by'ukuri bafukama ku birenge bati mukozi w'Imana twaragusuzuguye tubabarire. Urumva ko harabapfuye ariko hari nabihanye. Ni Imana iteza ikibazo igakemura ikindi. Hanyuma nko mu isoko rya Kamenge abari baririmwo n'abarikoreramwo barabizi, abantu bose bapinze ubwo buhanuzi. Amazi yaje mu isoko atwara ibyabo, kandi abatapinze ntaho byigeze bijya, byasigaye aho ngaho. Ku buryo amajerekani y'amamesa, ay'ubuto, amabaro y'imyenda bayasanga aho bita hehe mu Buterere. Rero bene data byari ibintu bikomeye cyane, ibyo byarasohoye. Hari n'ibindi twagiye tuvuga kandi byasohoye. Hagati aho ariko ku bitarasohora nagire mbwire abadukurikiye bose, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma, niyo ifite kuvuga bikaba yategeka bigakomera. Iyo ivuze nta mwana w'umuntu uyivuguruza. Hanyuma kandi nagira ntangarize na cyane nk'abarundi badukurikiye bari Burundi cyangwa muri diaspora, n'abari mu Rwanda cyangwa se Kenya, Uganda n'ahandi za Mozambique, Malawi na Zambia cyangwa se Congo na Tanzania. Nagire mbabwire ngo Imana iyo ivuze ngo hunga udapfa, cyangwa Imana ikavuga ngo ibyago biraje, ku by'ukuri ntabwo Imana ibigambiriye kubateza ibyago, ahubwo Imana ibishaka ko muhinduka. Kuko tubona uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje nibicisha bugufi bagahindura ingeso zabo, nanjye nzigarura mbakirize n'igihugu. Rero ku bantu bavuga ngo abenshi bagenda badutelefona ngo ntibyabaye turabitegereje, warabesha umubeshi ko bitabaye. Reka mbabwire, Imana ifite impamvu bitabaye, ifite n'impamvu byatinze, ifite n'impamvu bizaba ejo hazaza twebwe tutazi. Ariko nagire nkubwire ngo niyo ikikoze atamwana w'umuntu uyivuguruza. Swate mwo kimwe, hari abantu bumvise buriya buhanuzi bahindura imitekerereze, imyifatire, ingendo mu mitima yabo. Bagize ubwoba, bumva ko ku by'ukuri Imana iravuze, baca bugufi barihana. Bishoboka ko Imana ariyo mpamvu yabaye ihagaritse ibihano. Kubera iki? Hari abantu ntabwo Imana izarimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. Icyo cyo pe ndagihamya. Izaramira inkozi z'ibibi ngo izirimburane n'abakiranutsi, ntibikunda. So ishobora kuba yarabonye guca bugufi kw'imitima ya bamwe na bamwe mu bantu, kandi nanone nkahamya ko hari n'abandi batahinduye, kuko ibyaha biracyakorwa n'ibibi biracyakorwa. Ariko nagira nkubwire, bitewe n'ibibazo by'abantu byandemereye, abantu bantelefona, abandi batwandikira, mbega bimeze bite ku buhanuzi. Ndasenze Imana, mfata amasengesho y'iminsi 2. Umva igisubizo Imana yampaye. Yarambwiye ngo igihe wisize si cyo gihe uhurira na nyoko bukwe. Icyo ni igisubizo cya mbere Imana yampaye. Icya kabiri irambwira ngo ariko ntibizabuza kandi ntibizakuraho ko igiti Hamani yashinze ari we azakimanikwaho, Abayuda bagatabarwa, abantu bose babireba. Nakunze kugenda mbyandikira abantu muri message ariko ntibasobanukirwe ngo bimeze bite. Nukuvuga ngo Abayuda bazatabarwa bose babireba. Abayuda ni bande? Ni babandi bemeye kwihana ibyaha byabo bagaca bugufi bakicuza, Imana ikigarura. Rero mvuze ngo Imana yarigaruye, ariko nanone aho Imana yahashize point de interrogation, kubera ko nubwo Imana yigaruye kuri bamwe, kuko hari abahindutse, hari n'abicujije ibyaha byabo, ariko hari n'abandi bacumiye ku byaha byabo. Ushobora kumbaza rero ati none bizagenda bite kubumiye ku byaha byabo? Bizagenda bite no kubahindutse?
ndabitandukanya. Imana yiteguye guhemba abakoze neza, yiteguye no guhana abakoze nabi. Hagati aho rero bimeze bite? Biri mu bubasha bwayo. Imana yarambwiye ngo abayuda aribo babandi bemeye bagaca bugufi bakihana ibyaha byabo bazatambagizwa, bazatabarwa bose babireba. Morodekayi atambagizwe ku ifarashi y'umwami ngo hanyuma Hamani nawe amanikwe ku giti yari yashingiye Morodekayi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imana rero ni umukozi w'umuhanga, nta kikorera ubusa kandi nta kikora yibesha. Nagira mbabwire ngo turimo twegereza kugana ku musozo. Ibyo Imana yakoze tubishimira Imana, ibyo itarakora dufite ukwizera gushingiye mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amasezerano y'Imana wewe wamaze kuyahabwa, senga ufite kwizera kuko nubwo yatinda ariko ntabwo Imana izayaherana, ntabwo azahera zaza. Kabiri, Luka igice cya mbere umurongo wa 45 ngo nabahirwe abizera ko ibyavuzwe n'akanwa k'umwami Imana bizasohora. Wewe utizeye ko bizasohora n'akazi kawe, ariko nawe wizeye ko bizasohora guma ku birindiro, guma ku mavi, Imana ije kubikora. Imana iguhere ikumpere umugisha wewe unkurikiye. Bene data bakundwa mudukurikiye cyangwa se mukurikiye iki kiganiro cy'ubuhamya bwanje, nagire mbabwire ngo hageze naho bivanye na za mpano Imana yampaye yagenda imbwira buri kimwe cyose kugira ngo mbone ko impano zanjye zikora. Umunsi umwe nigeze guhagarika imvura, ku by'ukuri irahagarara kandi hagarara burundu. Hanyuma rero ku buryo nanjye numvaga ndabivuga nk'ibintu bisanzwe by'imikino, ariko nkisanga byabaye. Reka mbabwire, ntuzakinishe akanwa k'umukozi w'Imana. Icyo gihe hari umurima haruguru yaho nabaga, uva mu Cibitoke kuri 9 uzamuka haruguru mu Kamenge winjiye sinzi niba navuga kurya kangahe rya Kamenge. Hino y'isoko hariho umuhanda uzamuka, hari ahantu hari umurima w'ibigori n'ibishimbo bivanze n'imyumbati. Wari umurima mwiza cyane. No kuvuga ngo icyo gihe ndawunyuraho byumye numvijwe rinkomanze ku mutima, nyamara uyu murima wumye kubera ibyo wavuze. Numva ngize agahinda, ndavuga ntese niba umurima wari mwiza nk'uyu wumye gutya, numva ndababaye. Ndavuga ngo mbega nasipoje ko n'iyindi mirimo irahandi nayo imeze nk'uwo nguwo. Ndavuga nti mbega inzara niyica abantu, eske njewe sindimwe mu bizica. Kabiri, mbega umuryango wanje nturimo. Ndavuga ngo Mana, ngiye guhamagara imvura nkatira muri wa murima mpagararamwo hagati. Maze guhagararamwo hagati nasenze Imana, ndavuga ngo Mana yo mu ijuru, wampaye impano, wampaye ububasha bwo gutegeka, akanwa kavuze karivuguruje. Iyi mvura ninjye nawe yihagaritse, ndategetse imvura nirwe mu izina rya Yesu. Narangije gusenga imvura iri kurwa, nyagirirwa muri uwo murima, navuyemo niruka nza gushakaho nugama. Ibyo rero byagiye biba, ariko nanakubwira yuko mu masengesho nagiye ndakora muri rwa rugamba rwo gukorera Imana, aho ntangiye gukorera Imana. Bene data nahuye n'urugamba rukomeye. Twagiye dusengera ahantu hatandukanye, ariko tukahura n'imbogamizi zivuga ngo hari igihe twasengera ugasanga dusengera ahantu hakikujwe n'ingo zikomakomeye z'abasirikare n'abapolisi bakomeye, aho kenshi twaririmba cyane tukavuza ingoma, ugasanga abantu bavuza induru ngo ingoma zibaburiza abana kuryama, bagatelefona amatelefone ahamagara abaza kudufata n'abasirikare n'abapolisi. Aho hariho umunsi abapolisi baje kudufata, bakihagera aho twakorera amasengesho, Imana izana umutingito iwacu baravuga ngo icyanyamugigima. Nukuvuga ngo cyabaye aho hantu gusa muri ako gace, ntabwo cyabaye quartier yose. Hanyuma abababonye baduhaye ubuhamya ku by'ukuri twe twaba turi muri gahunda zo gusenga, ariko kandi uwo mutingito twarawumvise turi mu nzu twibaza ko wabaye isi yose. Twatunguwe no kubaza abantu bakatubwira ngo ntawo twumvise, ariko abaduhaye ubuhamya babonye abo bapolisi n'abasirikare ku by'ukuri birutse basubira inyuma. Urabona iyo umutingito ukaze cyane ntabwo wakiruka kuko ubu uri ku isi iri kunyeganyega. Ku by'ukuri birutse bakambakamba,
byabaye ibintu bikomeye cyane. Ariko nanone ntibarekeye aho, baragarutse bwa kabiri. Bagarutse bwa kabiri aho bakomanze ku nzu twarimo gusengeramo, bagiye no murantunga gatoya sorry, uwo munsi nyene w'uwo mutingito nibwo bagiye gukomanga ku rugi cyangwa se ku muryango, umutingito uraza. Hanyuma umunsi wa kabiri batarahagera, bakiri ku marembo hirya kure, basanze ikiganza cyaka umuriro kiri kwandika ku gikuta cy'inzu twarimo gusengeramo, aho kivuye hasigara inyuguti. Ibyo rero twebwe kubera ko twama turimo imbere ntabwo twabasha kubimenya, ariko bamwe mu bo byabayeho baragaruka bakatubwira bati nukuri mufite Imana ikomeye iteye ubwoba, mukomeze mwisengere. Reka nkubwire wowe udukurikiye, niba uri mu kibazo Imana izakuvuganira, Imana izakuburanira. Barabizi abo twagiye dusengana muri Edeni Chrétienne Nouvelle Jerusalem, Imana yakoze ibitangaza byinshi aho twaba turi mu masengesho. Ku by'ukuri twagiye tubona ibikomeye bitandukanye, aho ku by'ukuri twagiye tubona Imana imanura amabuye y'urubura nta mvura iri kugwa, ikirukana abari kurwanya umugambi w'Imana, na cyane cyane umugambi twarimo wo gusenga no gukorera Imana. Aho hariho uwundi munsi ku by'ukuri Imana yategetse, iravuga ngo nabahaye ububasha, muhamagare imbwa. Buriya bene data, Imana iteye ubwoba. Mu bubasha Imana yaguhaye cyangwa se yaduhaye wewe nanje, wowe unkurikiye, harimo byose. Habaho guhamagara imbwa zigize umujyi wose wa Bujumbura. Imbwa ziraza zirukana abasirikare n'abapolisi baje kutubuza gusenga, na cyane ko kenshi wasanga amasengesho ya nijoro bavuga ngo abuza abantu kuryama no gusinzira. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho nk'ibitangaza. Ndavuga ku bitangaza Imana yagiye ikora biturutse mu bijanye no gusenga. Gusenga bifite umumaro, gukorera Imana bifite umumaro. Nagira mbabwire ngo hari irindi joro Imana yadutabaye cyane, aho hari hagiye gutera abantu. Sinzi niba navuga ko ababandi cyangwa se abashura, ku by'ukuri bari kutwicira muri iyo nzu twari gusengeramo, ariko Imana izana ubutabazi. Abari kutwica bahindukana, bageze aho twasengeraga bahindukana ako kanya nyene, barirwanira barwana, tubarebera mu madirisha. Imana iravuga ngo ndabatabaye, abari kubica nibo bahindukanye. Hageze baravuga ngo, batangira gutukana ngo wambwawe, twavuganye ngo tukihagera abari wowe utangira, uwundi ti wowe kutatangiye. Igihe gito iyi si kavaho, maze nkigira iwacu mwijuru, aho nzahanagurirwa amarira yose naririye muri iyi si. Nigihe gito iyi si kavaho, maze nkigira iwacu mwijuru, aho nzahanagurirwa amarira yose naririye muri iyi si. Ndanezerewe kuko mfite umurwa nateguriwe, n'igihugu cyiza cy'amahoro, ninza kigeramwo nzanezerwa. Iyo nibutse iby'ico gihugu, ibyishimo byuzura umutima, nkumva nkumbuye iby'ico gihugu, ngonze mbonane n'ico gihugu. Reka mukunde nawe arankunda, kuko niwe wabanje kunkunda, arera cyane akeye mu maso, ijambo ryiwe riranezeza. Ndanezerewe kuko mfite umurwa nateguriwe, n'igihugu cyiza cy'amahoro, ninza kigeramwo nzanezerwa.